murakoze kutwakira. Nimwe muravugana na Mr. Comedy. Muri inzira y'inzara nzasubira ingurugunzu nyiringagi. Ubu turi muri studio za televiziyo Ngurugunzu TV. Reka dutangire dushima Imana kubw'imirimo yakoze, ndetse dusengera n'igihugu cyacu, kandi tunanisengera, kandi dusengera n'akazi kose dukora. Mwebwe mudukurikira, mujye mwibuka gukora subscribe igihe mwumvishe ko ayo magambo ari ay'ubwenge. Mana yera, Mana ikomeye, Mana ikiranuka, Mana ishobora byose, Imana ikomeye kandi Imana itunganye, Imana y'urukundo kandi Imana y'imbabazi, Imana irebera buri muntu wese, Imana itanga umugisha, Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Turagushimye kuko Imana yo kwiringirwa, turagushimye kuko Imana yo kwizerwa. Mwami, mweretse abanyarwanda bose, Mwami ubagirire neza, ubaha amahoro. Mwami ukomeze kubateza intambwe, kugira ngo Mwami ubayobore inzira yawe yo gukiranuka. Ni ukuri Data Mana yera, uyu nguyu ni umugaragu wawe, umugaragu wawe Mwami uvuze amagambo, kugira ngo Mwami umuyobore kandi umugire neza, nawe ujye umuha umugisha. Mana, ijambo ryawe riratubwira ngo uza gusaba yizeye uzamuha ibyo yizeye, kandi uza gusaba Mwami bigendanye n'ubushake bwawe, uwo Mwami nawe uzamuha ibyo agusabye. Ni ukuri iteka turakwizeye kuko uri Umwami w'abami, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihoraho, ngo uri itangiriro ukaba n'iherezo, ngo uri Alufa na Omega. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Wowe Mr. Comedy, usabiye umugisha igihugu cyacu, usabiye umugisha imiryango yacu, usabiye umugisha isi Mwami ngo igire amahoro. Mwami, nubwo habita abanyabwenge Uwiteka bagashaka kwegeranya nawe bakavuga ko Imana itabaho, ariko njye ndahamya yuko uri Imana ibaho kandi uri Imana izahoraho. Mwami, reka urebe ibyo buri muntu wese akora, Mwami abikoranye umwete, kuko ijambo ryatubwira ngo icyo umuntu azakora agikoranye umwete uzakimuhera umugisha. Ndabizi neza ko igihe kizagera, kandi ndagushimiye nanjye ndagusaba mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gutangira nk'uko natangiye mbibwira, nitwa Mr. Comedy. Ubu turi kuri televiziyo bita Ngurugunzu TV. Ugiye kuri YouTube ushobora kwandika Ngurugunzu TV, kandi igihe uzumva ko ayo magambo ari ay'ubwenge kandi yagukoze ku mutima, byose kandi nurangiza ukore ko utange comment, nurangiza ukore subscribe. Murakoze, ndabashimiye, mureke dutangire. Ijambo rya mbere tugiye guheraho ni ijambo ry'ubwenge. Aho kugira ngo ube imbwa imyaka 100, waba intare isegonda rimwe. Yes, aho kugira ngo ube imbwa imyaka 100, waba intare isegonda rimwe. Yes, niba ushaka kuba umukire, reba ibyo abakire bakora, nawe wige kubikora. Yes, reba ibyo abakire bakora, nawe wige kubikora. Kandi urebe abakene ibyo bakora, wirinde kubikora. Setu byoroshye gutyo. Ngo ntugomba kuba icya kabiri, ngo ntugomba kuba umuntu usobanutse kugira ngo utangire, ahubwo ugomba gutangira kugira ngo ube umuntu usobanutse. Nongere nsubiremo ijya kabiri, ntugomba kuba umuntu usobanutse kugira ngo utangire, ahubwo ugomba gutangira kugira ngo ube umuntu usobanutse. Iyo ni ijambo ryahindura ubuzima. Ayo ni amwe mu magambo yahindura ubuzima, ayo yari abiri.
ikindi ngo nukora nk'ushaka kuzaba muri etaje ukabikorana umwete uzayituramo byoroshye gutyo. kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nzahesha umugisha iby'amaboko yawe akora ndetse n'igitekerezo cyawe nikiba kigendeye mu kuri kw'Imana ni nacyo izaguhera umugisha. abantu benshi baravuga ngo ni abakene ariko ntabwo ari abakene. ni abakene mu isi ariko ku mutima ni abakire, no mu mutwe ni abakire. ntuzajye wiyatura ko uri umukene, ugomba kwiyatura ko uri umukire. mu gitondo n'ujya ubyuka ujye uramya Imana umuremyi wawe, nurangiza uvuga ati nzakira. nubyizera uzakira. kwizera kwa mbere niko gukira. ukira ku bukene, ugakira ku byo kurya, ugakira ku byo kwambara, ugakira no ku mafaranga, kuko iyo wizeye uri umukire. ugomba kwizera ko uzakira. kwizera nibwo bukire bwa mbere. kwizera nibwo bukire bwa mbere. ikintu cyose uzakora ugishyizeho umwete, Imana ngo izakiguheramo umugisha. ushobora kubyuka wambaye ikamba nk'iri, nkuko nyine nanjye nicaye muri iyi televiziyo ya NGURUGUNZU TV. sinambaye neza se? nambaye neza. ndimo kunywa n'agakoma. kararyoshye ariko. buriya rero reka mbabwire, hari abantu bajya bavuga ngo igikoma, abagabo banywa igikoma ngo ntabwo bamenye igikomye. abo ntabwo bazi igikoma icyo bisobanuye ku muntu w'igikoma. ubundi umuntu w'igikoma ni igikomangoma cya byose. igikomangoma cya byose. iryo ni ryo jambo ry'igisobanuro nk'igikoma. umuntu w'igikoma ni igikomangoma cya byose. murumva ko abapapa banywa igikoma muri ibyamamare, muri byose. none se niba icyo gikoma utamenye igikomye, kuki ibihingwa bihingwa se? ese kuki cyabaye ari igikoma? nuko nyine umuntu wakinywaga ni byose, ni igikomangoma cya byose. ntuzashidikanye ku cyo watekereje. uzabanze wizere Imana kandi wumvire uwo mwuka, ubanze ubaze Imana nimba koko ibyo bintu ari by'ukuri. kuko iyo wumvishe igitekerezo ukakirwanya, ahubwo nubaze Imana ngikuyobore, kuko njye nizera ko igitekerezo kikujemo ari cyiza, cyagirira inyungu abantu benshi, kiba kivuye ku Mana, Maestro, Imana yo mu ijuru, Umwami w'abami.
kiba kivuye ku Mana, kuko ijambo rije rikakubwira ngo byuka ujye gutera urubuto, ukabirwanya. Nizera ko uba urwanyije ubushake bw'Imana mu mutima wawe no mu bugingo bwawe. Niyo mpamvu kwizera kurarema. Ntuzigere ushidikanya ku mugambi w'Imana. Benshi bazakubwira ko uri ikivugi, abandi bazakubwira ko uri umutindi. Ntabwo uri umutindi. Imana ntabyo yavuze. Imana yaravuze ngo nzamugisha iby'amaboko yawe azakora. Nubikora ari byiza, nzaguha. Ushobora gutangiza amafaranga 1000, undi agatangiza amafaranga 100,000, ariko 1000 cyawe kuko ari kirimo umugisha kikabyara miliyoni. Ariko wa wundi ufite 500,000 kuko bitarimo umugisha, bibyara zero. Bibyara zero. Aba yarakoreye ubusa kandi yari afite byinshi. Wowe wari ufite bike. Birimo iki? Umugisha. Iby'Imana biba birimo umugisha.